shoko sheri mbona nagukumbuye koko kureba nk'ubuje sahe ntabwo uzi ko umuntu wanjye baranyemeramo sheri nawe ntabwo wandenganya abizi waramuye ngo umugabo agenda akazi saa 2 nzaya amasaha kugira ngo tudahura ariko nibyo nibyo pe ngize n'amahirwe gusa nsaba igikozi cyane nkitumye kiraza gitinze okay sheri ni sawa ariko randi ndaje nkumara umunabi wose umugabo wawe yaguteye sondize ndabizi Chérie? Chérie, udafungura habaye iki? Ndaje ndimo kwambara. None se ubusanzwe udasanzwe ukinga uri kunyisha n'umugabo wawe? Ndimo kwambara ndaje. Byagenze gute? Hanyina ntabwo nakubwiye. Shayi munsi ni konje. Habwe document ejo navanye mu kazi nibeshye ni munsi rero nagiye kudepoza niba bava nashye kare. Nizanga munsi Rwanda nta nari buye. Ya, rwose ndirwanga rwose. Ndirwanga turi bwirwane munsi wose aho dusukura igihe tutashobora n'ijoro. Nzi sheri. Nje kujya muri siporo. Maze tukajya muri siporo twavayo. Twoga naho kabiri. Ngo ashobora kunyukunda. Okay, ntareka muri inkweto. Ya sheri, kanzi gukuriramo. Sibyo. Kanzi gukuriramo. Kandi umva rwose ari byo byaba ari sawa. Reka nkari bitenza tukiri. Nari bigira vuba. Izuba tari yabaryeshe. Jya n'umugabo wanjye muri siporo. Umva, ujye muri siporo y'ukuntu nyine uri busohoke umukozi atakureba, sibyo? Ngere ndagiye nyine. Okay, nari naheje.
nagufasha ubu ngubu niwancika wowe ubu niwamva mu nzara ubonye ukuntu nguruka nk'agace wowe ndakurasa umva reka basi kumvikana ma niba ushaka amafaranga ndayaguha amafaranga wazo ikijura nkawe kigira amafaranga wowe umujura nkawe wowe ugira amafaranga turemondere ubundi uzi ifaransa sha baca umugani mu kinyarwanda ngo no mu gifaransa bivanze turemondere facile tableau courage ne c'est pas avec noir turemonde bose umva reka ngwihumbi 2 basi ariko ndeka kunda gusa 2,000 se ngende ubugura akira tenike basi 10,000 akunda gusa wawitonze zana kunde ushaka kumenya umva rero sha nagenda ariko sibyo nanjye buri munsi ujuza none ndangiza njye ngufata nta kibazo kira n'umukandara nagenda ariko navuga gera mufungure ariko shaka akagabo burya neza nanjye cyamabuje wakira umva nkubwire uzongera kugaruka mu cisha make bo ngiye ngomba gufungura uko mbishaka ntango kereka nka boss ayisaza kagusa ariko riziko nta muziki sibyo umva rero urukuje hano urumva uruko ngufasha none ubu ngubu ni 10 ubutani 50 kandi ibyo ngendesha gake ariko ngendesha naho byo ngo niga se iniga ubonye ntakunize rero nge mba umuntu winiga ureka winiga winiga ushobora kuba nakunize cyane buriya akaba arimo mba kumwe cyangwa nge mba umuntu wigeri no vite allez toc buta nizeye ko nakosa ariko ngire ko kosa ntaryo ariko reka mubaze akantu kamwe kansezeranye nizere ko tuzongera guhurira hano iyo ushaka ahandi hantu duhurira ibintu biri muri isi nta kibazo
waka Nyirakanye. oya shaka Yesu umwami w'i Nazareti karabaye none ubyemve kuva rya nsanga mu cyumba tutagira isoni ha toka wowe amabyira amahero we warasaze wanjijije gukora iki hano byemve umva nkubwire twumvikane utamenyera ndavuze ngo sohokane vuba kandi tufata n'ibyo ugende sinkunda abantu bamenyera ha byumvuga bimwe cyangwa byumvikana hako wasaze ndavuze ngo sohokane ako ninjye uri kubwira gutyo hari undi wese akoze n'ikindi aho kugira ngo mve muri uru rugo wowe waruvamo ahubwo wase twumvikana urabyemera numvikana nabyo se wanjijwe ariko mubabuja uzi ukuntu uri mwiza ubona ariko kari agahungu kananutse kandusha iki ku buryo ngewe utama nanjye wazamaye nkigire reka ngewe birambabaza kubona umumama mwiza nkaho aribwa n'akantu kangana kuriya k'akazingo kangana kuriya kandi mpari ngenda kanashoboye no kumurusha no kutanabizi ahubwo wowe urabona sohokane ndavuze ngo sohokane ariko narumiwe ko ngo shaka urakora ikintu kimwe cyanjye n'umugore wanjye bose nabonaga hano hantu hasa nabi narinje kuhakoropa ariko nabonaga n'imyenda isa nabi narinje kuramba nyine isa nabi muze kuza kuyimesa nyine n'uyu nguyu urasa nabi n'uyu nguyu harya ubwonko bwo nawe ujyana nta kibazo nawe urasa nabi uyu nguyu wambwiraga ko nawe upfurira sheri nibyo yaraje kureba imyenda nyitameshe nyine ndi kumutuma ntongeye kwipfubya nsanga yemeza akayipfubya kandi kumwe ati ntongeye kumesa imyenda ngo ipfubye ku buryo gusanga mu cyumba uko nguko ahubwo bose reka ngende njye kuyimesa ndabona isa nabi cyane njye kuyimesa ndabona ntabwo mbyumva
Byemve kuva ryame nyirabyiza usigaye wicara nanjye shama uje tuza tuganire dusubukura ibyo ejo tutasoje abakozi muramenyera Byemve kuva ryari ndavuze ngo ufate ibyo tusohoka n'undi munsi ngo tuzongera kumenyera yewe imbwa umva rero nkubwire nta n'amagambo menshi ngiye nshaka kuvugana nawe niba hano abantu bigira badanje ukagira ngo uno nawe bafite ibintu byanyu sha Yesu mwami Yesu mwami Byemve Yesu mwami se Kristo Yesu mwami umva nkubwire si rimwe si kabiri ngiye no video nyifashe umva ahubwo nkubwire nanjye nutama nzabyereka boss Byemve umva nkubwire tumvikane ushaka nganya ko usibe video sibiyo video nta mafaranga ngiye nshaka ahubwo nanjye urambomoza wirirwa ubomoza rero kari akajagiso kawe na boss ukagira ngiye naguma mbishaka nta mafaranga nshaka urumva Byemve ahubwo tugenda ubu ngubu basi basi twakwije ko aribwo n'abandi mu ndumva bwa pepe nari muri mode umva amavuta y'umugabo nayamuraye ku mubiri buriya hanyuma se ejo ko mbiza abantu ko muri abagome ejo ndoze ahubwo mva mwereke tugende undi se ko Bucya mwana buryo akagabo najya musuzuga buryo arenze ahubwo se neko ubundi wagira ngo wajyaga kuri bwa Fred bw'ububwa ukagira ngo sinanabizi buryo Janvier no kuntobaguza reka Janvier ntabwo nzi yuko burya tubana mu nzu urenze gutya numva nayimenye kare kose Janvier nta kigenda cye wengeye buriya ndarenze ahubwo sinzi n'impamvu utabimenye kare urumva ngo ujye uza twigirire n'iki n'iki ndetse ubundi twabanaga hano ubona ndi umukozi gusa cyane uko ntabwo nari mbizi ntabwo nzi ko urenze gutya Janvier mva Janvier niba nta kigenda reka nisuko noneho ku mushahara wa memba ugiye kongeraho nayo kugira neza nka kari akajagiso kajya kaza hano ngo ni free uzi nka kariya kuko bose urabarenze na ndikoza amasahani na
Anje, naragukunze kuva kera, narakubashye ndetse ndanakubahisha, nkora buri kimwe kugira ngo urugo rwanjye nawe rube rumeze neza, rwishimye, rurimo amahoro, yewe ndanakuvuga ahantu hose ngiye, naho nkora mba ndi gutaka nk'umugore wanjye Anje nishakiye. Ariko reba wowe, ibinyitura n'ubu nyituye, udusoresore turinjira hano buri kanya, none ugeze no mu bakozi. Sheri, yumva ngusobanurire ndavuga. Ziba aho ngaho, ziba. Sheri ndagukunda. Nukuri ndagukunda pe. Sheri, nanjye ndagukunda. Ndagukunda pe. Ariko niyo mpamvu mugiye gusura ibyo mwakoraga, ndi hano ndi kubireba pako bihaze, ku buryo uro bihaze neza tutazongera n'undi munsi. Mugiye kubikora ndeba pako bihaze. Ndamukunda ntabwo nzongera ushari wambabariye koko